mu rusengero nsengeramo. Yangane abadukurikiye kubara inkuru y'ubuzima bw'uyu mwana irakomeye. Fasha abantu bure yagufasha. Mu byukuri yarazimaye ndamusabye ndamuhamagara. Ntago yashatse no kumva ibyo mubwira. Ahita asubiza vuba cyane atari yumva n'icyo mubwira, arambwira turabizi. Ati dufite abantu benshi cyane, genda ushakira ahandi. Numva imbaraga ziracitse. Ndavuga ni rero urugendo maze kugenda ni rurerure n'ubundi n'Imana yatumye mbaho. Reka ngomeze nsenga Imana. Inshyitse yarambwira bwa kabiri nsubiye yarambwira ati ariko abantu mufite abana bafite ibibazo nk'ibi mwagiye mubica. Kuva icyo gihe sinongeye gusubiza kwa Dr. Mucumbitsi, ntago nasubiye. Wowe ufunguye iyi video ukaba utangiye kureba ibiganiro byacu, ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze. Ndi Alani Claude, Ishyo TV niyo ukurikiye. Ntabwo ni njyenyine uyu munsi, ndi kumwe n'abavandimwe bakorera Ijabo Media TV, ndi kumwe n'abavandimwe bakorera Umugezi TV, ndetse ndi kumwe na Primo Media Rwanda. Hano hari umumama waduhamagaye atubwira ko afite ikibazo cy'umwana we wavukanye umwenge ku mutima, ndetse bikaza kumuviramo ubumuga busa naho bwamubujije kugenda, akaba afite imyaka 12 atarabasha kugenda. Niwe tuje kureba ngo tuganire nabo bavandimwe bose turi kumwe, batubwiye ko iwe ari hano. Reka tugereyo mukurikire ikiganiro cyacu, kandi mukomeze mudutere inkunga mukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Reka tugereyo turebe uko bimeze. Ntucikwe, komeza ubane n'ibitangazamakuru bitandukanye dukurikiyeho, ubundi tubane. Turabasuhuje abadukurikiye mu bice bitandukanye muherereyemo, haba abadukurikira bari mu Rwanda imbere, mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba, abadukurikira muri hano i Kigali mu Rwanda, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Ngewe ndi Alani Claude, ukurikiye Ishyo TV ku bufatanye n'ibitangazamakuru birimo Ijabo Media TV, Umugezi TV ndetse na Primo Media Rwanda. Twagiye gusura umubyeyi mureba kuri kamera zacu, tukagira ngo tumusabe atangira twibwira. Amazina yanjye banyita Mbabazi Jovia. Ngabanuye hano muri Kimironko. Mbabazi Jovia, amakuru Meza. Meze neza. Meze neza, ndashima Imana. Tuvugana wari wagerageje kumbwira ikibazo ufite cy'umwana urwaye, ariko ibihe bigenda bitubuza kubonana, ariko turashima Imana ko uyu munsi tubashije kukugeraho. Twagira ngo utangire utubwira ubundi amavu n'amavuko y'uburwayi umwana afite, byatangiye ryari, wamenye ko umwana afite uburwayi bigenze bite? Uyu mwana nyimara kumubyara, namubyariye kwa Dr. Kgli ku Muhima. Kuba arambaze mu gitondo cyaho maze kuva mu Kinya, nibwo bambwiye ko umwana afite ikibazo ngomba kujya kureba uwo bita Dr. Mutesa CHK. Ngerageza kubabaza ikibazo, barambwira bati Dr. Mutesa niwe uzakigusobanurira. Ndagenda maze kuva mu bitaro, nshyitse mu rugo hashize icyumweru njya kureba Dr. Mutesa. Dr. Mutesa niwe wambwiye ngo yavukanye umwenge ku mutima. Yavutse ryari? Yavutse 2010 mu kwezi kwa 10 tariki enye. 2010, umunsi ni 2022. Ubwo ariho arasatira kuzuza imyaka 12. Hanyuma ugeze kwa Dr. Mutesa byagenze gute muganira? Dr. Mutesa nawe yamaze kumubona, arangije anyohereza kwa Dr. Mucumbitsi Faisal. Faisal ndagenda nshyitseyo, bagenda bamucusha mu cyuma cy'umutima, barambwira ngo afiteho umwenge ku mutima. Ngomeza barambwira ndababaza se bishobora kumarwa n'icyo umwenge, uzamarwa n'iki? Arambwira tuko agenda kura niko wa mwenge ugenda wifunga. Nyuma yaho rero Dr. Mucumbitsi nawe n'umugabo utavuga neza cyane, n'umuganga ariko nagavuga neza.
yaje nko kunkomeretsa ni nko kunkomeretsa mu by'ukuri inshyitse yarambwira bwa kabiri nsubiye yarambwira ati ariko abantu mufite abana bafite ibibazo nk'ibi mwagiye mubica kuva icyo gihe sinongeye gusubiza kwa Dr Mucumbitsi ntabwo nasubiyeyo ahubwo bampinduriye undi wo bita nde wa Faisal ntacyo wenda hashize n'iminsi ntiwanabibuka bose n'ahantu hagiye unyura n'undi wa Faisal banyoherejeho none nagumye kujya nkurikirana ejo bundi muri izi mpera z'uyu mwaka nibwo namushubije kuri control ahita ambwira ngo umwenge urimo gufunga atariko nanjye sinzi impamvu atagenda kandi akorerwa makini noneho aza kunyohereza Kanombe naho nshyitseyo banyohereza Faisal ngo bamucishe muri MRI barebe impamvu atagenda umugongo utagenda ndagenda nshyitse Faisal mu by'ukuri byabaye urugendo rurerure Faisal barambwira bati uyu mwana no kumucisha muri MRI ariko tumusinzirije kandi icyo gihe twari tuvuye mu bitaro bya covid ubona atameze neza nawe yararwaye covid ndabaza umwana umeze gutya muramutera ikinya azabaho bati turabanza tumusuzume nimubone tubona ari ngombwa turamucisha turamusinziriza urumva iyo muganga akubwiye wowe nta kintu urenzaho umwana baramusuzuma barangije barambwira bati nta kindi kintu twarenzaho umwana turamusinziriza turabona nta kibazo banyoherezaho bacisha muri MRI turagenda tuhashyitse umwana yanga kwinjira muri cyumba cya MRI barambwira ati noneho kugira ngo yinjire marira injiranamo nawe nitumara kumusinziriza urasohoka injiranamo nawe ndagenda tuvugana tuganira mu by'ukuri bamuteye ikinya umwana ahita agiheramo umutima wakubise rimwe ukubita kabiri tumuhita uhagarara abaganga barwana nawe mananye nako batagize kugira ngo bakangure Faisal barwana nawe kugira ngo bakangure uwo mutima barwana nawe mva kugira ngo hamaze hafi nk'isaha nanga amasaha abiri barwana bahise barambwira ati turabona byanga ngomeza gusenga ngewe narimaye narababwiraga ni nago isaha y'umwana wanjye yo gupfa ari iyi ngiyi ngomeza kugenda nsenga inyuma yabo bamutwara ashyitse imbere abereka inyinya yo guseka araseka asetse baragenda bamucometse mu mamashini nangwa yamaze muri komumistani acometse mu mashini Faisal tuvuyeyo badushyira muri pediatri mbanayo nawe bamugumya kumukurikirana ndumva naramazeyo ukwezi n'iminsi 5 nibwo namazeyo mbayo ndaza ariko no kuvuga ngo ibyo yakoraga kwihindukiza gukora iki byose kuva icyo gihe ntabwo byarongeye birahagarara akiva muri koma pese guhindukiza ndamuhindukiza kureba hirya no kumuhindukiza kureba hejuru no kumuhindukiza buri kintu cyose no gukorerwa ikintu kimwe akora ariko mbere ku buryo wamusigaga yicaye gutya waza ugasanga yaniryamishije cyangwa yaba wamusize umuryamishije gutyo ugasanga yahindukiye yenda yarebye no hanze gutya warusize umuryamishije hariya ubu ariko nta na kimwe agikora no kwicara hasi byose ukamukorera hanyuma muvuye Faisal kwa muganga nta bindi bitaro bigeze werekeramo oya uretse kuvuza bisanzwe ariko nta bindi bintu nari na handi hantu bitaro nari najyamo ibindi bitaro nari najyamo kuko navuye na Faisal amadeni ari menshi urumva byari kubanza kwishyura Faisal byari kubanza kwishyura amafaranga ya Faisal ibyo ntabwo biba byoroshye hanyuma utangira tubwiye ko bakubwiye ko afite umwenge ku mutima nta nubwo bigeze baguha impamvu y'umugongo kuba udakomera ngo abashe kugenda ntabwo bigeze bakubwira wenda umwenge ku mutima we barambwiraga ngo umwenge ku mutima ngo iyo ufunze ngo umwana ngo arongera agakura ngo wamukorera amakina agahaguruka akagenda ariko mu by'ukuri ntabwo amakini nakoze natangiye amakini akivuka mu mezi 3 nkora amakina ashoboka yose nshyitse aho ngaho ni yabambaza n'inshuti banera inkunga njya nuza gatagara ya Nyanza mbaya amezi 3 mbanayo nawe mu by'ukuri navuyeyo muri covid ya kabiri nibwo navuyeyo nenda gusubira bari bamaye ikiruhuko cy'amezi 2 ngo nongere nsubireyo shyitsi nahangaha rero nibwo yarwaraga covid
tujya mu bitaro bya covid naho tumarayo ibyumweru 3 ndi kumwe nawe agumya kumera nabi naho mviriyo nibwo mu bitaro nibwo yagiye Faisal kongera gusubira Gatagara biba biranze. uvuye Gatagara wabonaga hari icyo byamaze kuba waragiyeyo? Mvuye Gatagara urabona hari ibintu yagendaga akora, ibintu yagendaga akora bimwe na bimwe nk'ubu yaryamye nashobora kwisegura ukuboko gutya, ahubwo we yisegura gutya. Ariko Gatagara aho bari bamaze kumushyira kuri gahunda atangiye kubikora, ubona mbese harimo akantu gatangiye kuzamo. Bivuze ngo iyo ubona uburyo bwo gusubirayo, mbona nza kubona yenda nk'uburyo bwo gusubirayo yenda hari icyo byari bo, hari ibyo byayagutanga. Ni inkuru ndende ariko nanone ni ubuzima, buri ibintu byose biba kubera Imana ntiwamenya. Inzego z'ubuyobozi haba aho utuye hano Kimironko cyangwa se n'ubundi buryo bwose, hari abo wagerageje kukwereka ikibazo cyawe wenda ngo bagire icyo bagufasha nk'uko bafasha abandi baturage bose bafite ibibazo? Nagerageje kubivuga uretse naho ni mukenza ahangaho naho nari nuye, nyimara kumubyara narabibabwiye, nshyitse ni nahangaha negera umukuru w'umudugudu ndabimubwira, ariko kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe bari bamfasha ngo mvuge ngo hari icyo bamfashije. Ntacyo pe, ntacyo. Abantu bagerageje kumba hafi bakagumya kunsura bakamba hafi, nibo bamaye na kano kagare naho nsengera, mu rusengero nsengeramo. Ihangane abadukurikiye, kubara iyi nkuru y'ubuzima bw'uyu mwana irakomeye, ntabwo biba byoroshye, kandi nanone ni umubyeyi, amarangamutima ku mwana we ntiyabura, ariko ni ukwihangana. Komera mama, komera rwose. Ihangane. Mu rusengero nsengeramo nibo bagerageje kumpa iryo gare, nibo bantu bamba hafi, nibo bamfashije, n'abashimira cyane pe. Urusengero rwa Healing Center rwambaye hafi cyane. Imana ibahe umugisha rwose. Numvaga ndi bukikubazeho nyuma y'uko izi nzego z'ibanze zitagize icyo zigufasha cyangwa se inzego z'ubuyobozi, reka tubashimire abantu musengana kuba baragize uwo mutima, kuko nk'uko twabiganiraga mbere, ni umwana mubona nyine ukuze, arangana n'iyo myaka nubwo atagenda, ariko urabona ko afite icyo gikuriro cy'imyaka 12, kabone nubwo atagenda, urumva kumuterura ni ibintu biba bigoye. Kuba nako kagare karabonetse nabyo nibyo gushima. Imana ibahe umugisha abantu bose bagize uwo mutima kakaboneka. Hari mugenzi wanjye turi kumwe yashakaga nawe kukubaza, nagira ngo muhe umwanya akubaze. Ni Olivier Wazabi, akorera Ijabo Media TV. Murakoze. Biragoye cyane kuba nabona ibibazo mbaza, kuko nanjye amarangamutima ndumva yatangiye kongeraho uburyo urugendo rukomeye rw'umwana. Ariko umubyeyi nge nakubaza nti, ese hari abandi bana baba bavukana nawe cyangwa n'uyu nguyu gusa mwarashije kubyara? Abavandimwe be bamerewe bate niba bahari? Afite mukuru we. Mukuru we nta kibazo afite n'umugeni. N'umwana umwe wundi mufite. Hanyuma ubuzima bwe bwa buri munsi, kumwitaho, kumumenyera imibereho, ubigenza gute ko numva ari ubuzima butoroshye? Ubihuza gute no kuba wajya gushakisha umusiga gute ko tubona ari ibintu bitoroshye? Ubuzima bwo kumwitaho ubwo ni urugendo rurerure. Ni urugendo rurerure bisaba umuntu wo kwihangana, umuntu ufite umutima wa kimuntu, umuntu ufite urukundo washobora kumusigarana. Ko nagise naho mva ku kazi ndicara,
byaranze akazi nkavaho mvuye Faisal naraje mva ku kazi ndaza ndicara kugira ngo nkomeze mwiteho kuko nabonaga byamaze kwanga kabisa n'abakozi ubona byanze kugira ngo uzabone umukozi uterura uyu mwana kuva mu gitondo gushyika n'umugoroba ni intambara ikomeye ko mubona yaba n'amanywa ye ariko ijoro ryo niryo ribi cyane sinsinzira ndara nicaye ararata ku mugongo ararushye arebe hejuru tubyuke tujye muri salo tujye kureba umukozi mbese kuba yumva yananiwe kuryama nuko nguko arara mpaka mu gitondo nakumanywa rero ubuzima bwe nubwo ngubwo nukuba uyu mufariso wirirwa aha yicaraho iminota mike akakubwira ati ndarushye ukamuryamisha yashaka kunyara akagusaba po ushoboye kumuterura ukamushyira aho ngaho akegama kuri iyo ntebe akihagarika ukamuvanaho ukamuryamisha akambara urumva ko ari ibintu bisaba ingufu nyinshi cyane no kwihangana yes uwo muvandimwe we watubwiye yakira gute kuba n'umuhungu n'umukobwa yakira gute kuba muri we ameze gutya nta kibazo na kimwe amugiraho rwose niyo bari kumwe usanga mwisanzuyeho bakiniye atagiye ku ishuri nta kibazo na kimwe yigeze amugeraho kuko n'umwana ugira urukundo cyane icyo yanga ni umuntu umubwira nabi kuko iyo umubwiye nabi n'ubwo wamuha icyo kunywa ntashobora kukinywa iyo umubwiye nabi icyo wamukorera icyo ari cyo cyose ntashobora mbese bya bindi byo wamushaka kumukorera byose biba bipfuye ni umuntu rero ashaka ngira ngo wahoze wumva ko arimo kumbaza ngo bebe urankunda anyita bebe ubwo rero buri munota niba akubajije turankunda bisaba ko umusubiza ko umukunda iyo utamushubije noneho nawe hari ahandi hantu ubona ko agiye ukabona ubuzima bwe ko buhindutse ni ibyo rero yiberamo akubwira ko umukunda niba agusabye umuziki uramucurangira ni umuntu ukunda umuziki cyane n'ubwo buzima bwe yiberaho hanyuma papa wabo murabana icyo ni ikibazo kigoye cyane ubundi abagabo ntabwo bajya bakunda ibintu bya stress impamvu mbikubajije ni uko mu byo watubwiye nta hantu wigeze utugaragariza papa wabo niyo mpamvu mpise abajije ku bavandimwe hanyuma nanjye gihita kiziramo ndabona ndeka nkubaze ku mubyeyi ubabyara bimeze gute ubundi abagabo uko muteye navuga niba ari neza niba ari nabi ntabwo mbizi bambabarire ubundi abagabo ntabwo bajya bashaka ibintu bibagora cyane bashaka ibintu byoroshye ubuzima bworoshye rero kugira ngo uzabone umugabo wihanganira umwana nk'uyu nguyu ni ibintu bigoye cyane se ntabwo turi kumwe se yishakiye undi mugore kubera ko ubuzima bwanjye bwose nabaga mu bitaro niberaga mu bitaro nta cyumweru cyashiraga nari mu bitaro nta kwezi kwashiraga nari mu bitaro kandi akiri muto ubwo nabaga mu bitaro yaba n'ubu ngubu ubwo ndamutwara akamarayo iminsi ngaha akavayo ariko akiri muto ubwo naragendaga akaba kuri bomboni hafi cyumweru ari umwuka bamuha kugira ngo ahumeke urumva rero ntabwo nakubwira ku bintu by'abagabo byo tubyihorere tubireke icyangombwa ni ubuzima gusa cyonyine ukabona ko umwana wawe yavurwa agakira ubundi urukundo rw'abagabo n'urw'abagore ruratandukanye ku bana ni ibintu bibiri bitandukanye urukundo rw'abagore baha abana ntabwo ari urw'abagabo bakunda abana ntabwo bivamo rero ngiye mu rugendo nagenze n'uyu mwana navuga ko agifite ngira ngo amezi 8 nibwo nahereye muri urugendo rwo kugendana nawe mpaka yujuje imyaka 12 aho se waba ari nta bwajya bazirikana by'uranga ngo ufite umwana umerewe gutya nubwo atagira ikintu gihambaye akora ngo agire uko azirikana umuryango we shakuro ntabwo nabona ibyo ngusubiza kuri icyo kibazo byo tubyihorere ni birebire biragoye cyane ni ibintu bitoroshye hanyuma njye nakongera kubaza ikindi kibazo kimeze gutya ese watubwiye ko hari urusengero rwagufashe ni life changing
Healing Center Church. Healing Center Church. Hanyuma nakibaza ngo ese abaturanyi bawe abo muturanye ntabwo baba baguha akato wenda ugasanga umwana ntakagira abandi bana bamusura cyangwa se abaturanyi bawe byo byaba bimeze bite kubijyanye n'abaturanyi bakubanira bate ko twabonye ko ubuyobozi bwo ntacyo bugufasha ese abaturanyi bo hari ikintu baba bagufasha? Oya, nta kibazo ngirana n'abaturanyi. Abaturanyi ni abantu duturana tugasabana bakamusura, na n'umuturanyi ushobora kumucaho ari hanze aho ku igare ataje kumusuhuza. Umuturanyi abana be baraza bagakina nawe, nta kibazo na kimwe bagirana nawe abaturanyi. Ubuzima burebure uvuye kwa muganga no kunyura muri ibyo byose, kujya mu makime no kugerageza kuba bagorora ingingo ze, ntabwo wigeze ugira umutima wo kuba wakegera nka Minisiteri y'Ubuzima ngo ibe hari icyo yagufasha? Ntabwo nigeze njyayo. Ntabwo nigeze njyayo nyiva Faisal. Hari umuvandimwe wanyegereye nako ni n'inshuti dusengana, aranyegera arambwira ati ariko buriya ati ibintu kugumya kubyihererana, ati wakwegereye ano mativa ajya afasha abantu, ati ko watabaza yenda bakagira icyo bagufasha, ati yenda umwana wawe ko yazavurwa agakira. Ndambwira rero ntabwo njya menya ibintu buryo bya televiziyo. Arambwira ati reka nguhe nomero za Sabi, atugerageje kumuvugisha tumubwire, ati Sabi ajya afasha abantu buriya yagufasha. Mu by'ukuri yarazimaye, Sabi ndamuhamagara, ntabwo yashatse no kumva ibyo mubwira, ahita asubiza vuba cyane atari yumva n'icyo mubwira. Arambwira turabizi, ati dufite abantu benshi cyane, genda ushakira ahandi. Numva imbaraga ziracitse. Ndavuga ni rero urugendo maze kugenda ni rurerure, n'ubundi n'Imana yatumye mbaho, reka ngomeze nsenga Imana, yenda Imana izakora ibitangaza. Ni kubera ko kugumya ubundi iyo ugiye kubwira umwana w'umuntu akagusubiza nabi gutyo, uhita wumva imbaraga zishize. Hanyuma nibwo naje kubonana na Georgina niwe wambwiye ati reka nze nkubwirire umuntu w'inshuti yanjye Claude. Urumva ati kandi nizeye neza ko azagufasha. Urumva nuko nguko Georgina twavuganye, ko yagerageje kukubwira. Ariko inzego z'ubuzima zo ntabwo nigeze njyayo kuri Minisiteri y'Ubuzima ngo ngiye kubabwira, ntabwo nigeze njyayo. Ni ibintu bigoye nyine. Hari igihe n'umuntu abura icyo avuga iyo abonye situation nk'iyi. Umwana arugeze ahantu ho kuba yanatangira segonderi ku myaka 12, ntabwo biba byoroshye, ariko nyine ni ukwihangana. Imana irahari. Rero icyo nabonye cyo wizera Imana kandi ukabicamo ukabishobora neza. Tuganira watubwiye ku baganga bo mu Buhinde bari baje n'ahangaha, mwahuye mute? Babwiye ikibazo bo bakubwiye iki? Hari icyizere cy'uko bishoboka ukurikije ibintu waganiriye nabo? Kwanza wamenyanye nabo gute, hanyuma uze no kutubwira wenda? Hari umuntu ukorera kwa Nyirinkwaya, niho bari baje, ahita amamagara arambwira ati hano hari abaganga baje bavuye mu Buhinde, waba uri hafi ngo uzane umwana wawe bamurebe? Ndamubwiye ntabwo ndi hafi, ariko njye kangerageze nshaka uko hagera hanyuma natuhahurire. Icyo gihe nari ndi mu mujyi, mpita mpamagara hari umugabo ujya untwara kwa muganga ufite taxi voiture, ndamuhamagara aza ahangaha, araza aramuterura amushyiramo n'umukozi, turagenda tujya duhurira kwa Nyirinkwaya, niga moto duhurira kwa Nyirinkwaya, ndamubereka. Nari mfite n'impapuro zabo ko na kwa Nyirinkwaya yaraharwariraga cyane, mbaha ripoti iyo nari mfite, bajya no mu mashini zo kwa Nyirinkwaya barareba, barangije barambwira ngo nta bikoresho bazanye n'ahangaha byo gukoresha, atari kuramutse umuzanye iwacu dushobora kugerageza kumuvura. Ndababwira nise mwamuvura gute? Arambwira ngo hari ahantu bashobora ngo gucisha akantu k'agaplastike mwiyasha, ngo kakazamuka kagafata wa mwenge, ngo kakawufunga, ngo hanyuma umwana bigatuma agenda. Ariko icyo gihe bambwiye
babwiye nta bushobozi mfite, bambwiye amafaranga nabwo numva imbaraga ziracitse ndatuza. bakubwiye amafaranga angahe igihe barambwiraga ngo mfite miliyoni 10 ngo baza nashyika mu Buhinde ngo bamvura. hari ryari? 2018 imyaka 4. 2018 yaciye imyaka 4. ariko bari bakwijeje ko bagerageza. Bari bambwiye ngo bashaka kugerageza ngo bakamuvura. Binangaha ngo ibikoresho byabo ntago bajye babikunda kubizana, ngo umuriro w'inaha, ngo amazi y'inaha, kandi ngo bakoresha ibikoresho bifite umuriro, bafite amazi. Mbese ukumva ngo iyo baje naba baje gusuzuma gusa. Ngo nicyo cyari cyabazanye. Miliyoni 10 ntabwo ari ubushobozi buke ku muntu nkawe. Wanatubwiye ko naha tuganirira naho uhakodesha, ufite inshingano nyinshi, ni ibintu bigoye kuba wabona miliyoni 10 ngo ukurikirane ikibazo cy'umwana. Ariko nanone miliyoni 10 ntabwo ari amafaranga menshi ataboneka mu gihe abantu baba bumvishe ikibazo cyawe bakanagira umutima utabara. Aratinda akagwira. Ibyo byigeze kuvugwa na Madame First Lady igihe yatangizaga $1 campaign, ngo tuzanye $1 rimwe nkazana rimwe, n'amafaranga atatuma mbwirirwa, n'amafaranga atatuma mburara. Ariko iyo tubaye benshi tubikora ubushobozi buraboneka. Ni nayo mpamvu twanasaba n'abantu badukurikira aho muri hose, haba uzabona iki kiganiro yaba vuba cyangwa kera, kuko nta gihe uzaba udakeneye ubushobozi, kandi byagufasha nawe kubona umwana wawe anezerewe agenda, ukanabona umwanya nyine wo kujya gushakisha n'ubuzima bwo bundi, kuko uburwayi bwe nawe bwarakuziritse. Rero twasaba abantu badukurikira aho muri hose kugira umutima utabara. Ntabwo biba byoroshye, namwe ibibazo mufite ni byinshi, ariko hari icyo bigomwa ukagira uwurengera kandi ugakorera uwo mugisha. Sinzi niba hari mugenzi wanjye ufite ikindi kibazo yakubaza. kugira ngo ikindi kibazo numva namubaza, ese watwibutsa amazina y'umwana, hanyuma tukibaza ngo ugerageza kumufasha gute ku tuntu duke ushobojwe. Urumva umwana ntajya kwiga, ariko hari utuntu twibanze akenera nk'umwana, tumufasha kuganira n'abandi kugira ngo akominikane nk'abandi. Ese ni ubuhe buryo ukoreshamo, wenda ku buryo niba hari nk'imfashanyigisho runaka umuntu yaba yabona cyangwa ikigisho kuba cyamufasha, nibura yashobora kureba nk'udushusho cyangwa udutabo dushushanyije cyangwa ibindi, byo ubimufashamo gute? Ikintu mufashamo umwana bamwita KAMIKAZI Daniella, ariko icyo mufashamo gusa nta kindi pe. Ubushobozi bwanjye bombana bake cyane, ni ukumushyirira hariya televiziyo gusa, akareba ibyo bitente, nta kindi. Yansaba urupapuro, ubundi akunda kumbwira ngo nimuhe urupapuro n'ikaramu yandike, namushakiye ikaye n'urupapuro nkamuha. Iyo ndahangaha nkamwigisha kubara, nkamwigisha gushushanya mu ikayi ye. Nta bundi bushobozi buhambaye ntashobora jyewe pe, ahubwo uretse kwihangana. Hari aho nshika nanjye nkumva birandenze, binshumbije ubwenge. Tuzi amashuri agiye atandukanye hano mu Rwanda agenda afasha abana bavukanye ikibazo nk'ibi ndetse bafite n'ubumuga butandukanye. Wagiye ugerageza kugigatagara ndetse uhura n'abaganga batandukanye. Mbere y'uko wenda umwana yaba yashobora guhaguruka ngo agende, se ntabwo bigeze bakubwira ko hari ishuri runaka yajyamo akaba yabasha kubona ubumenyi, nibura mu gihe yaba agifite buno bumuga, ariko ntakomeze gusigara ngo adindire burundu? Kurumva ku myaka 12 abana b'imyaka 12 bari hafi kuba batangiye segonderi ku mwana wize neza. Urumva rero
sinzi niba hari icyo baba barakugiriyeho inama aho hose wagiye uca kuba yabona nibura bwa bumenyi bw'ibanze nk'umwana ubana n'ubumuga ariko kandi ntasigare kuba yagira utuntu yiga tujyanye n'urwego rwe. Jewe nagerageje kumutwara kuri Gatagara y'ahangaha ibindera kubera ko bafite ishuri bigisha abana kandi bakabacyura, kuko numvaga agiye yirirwaye mu bandi bana yenda hari icyo byamuha kwiyunguraho, yenda nimugoroba bakamucyura tukamufata ku imodoka zabo ziba zicyura abandi bana. Nagerageje kujyayo mvugana n'ubuyobozi bw'ishuri ariko barambwira bati ntabwo twamufata atagenda. Nta bushobozi dufite bwo kwirwana umwana utagenda, twe dufata abana bagenda. Urumva rero nta handi hantu pe narindi shuri nigeze mutwaramo, bari bandangiye iryo rya Gatagara ko ryo ryagerageza kubafasha ko nabandi bana, kuko nashyitse yo nsanga hariyo nabandi bana bameze nka we ariko bo babandi bagenda. Nasanga aragenda ariko atavuga, ariko mutwaye icyo gihe namutwaye wibara namunuma kugira ngo murebe mutwarayo, barangije barambwira bati ntabwo twamufata atagenda. Twabonye ari umwana nubwo afite iki kibazo ariko ni umwana usa naho ashabutse. Mu kanya twensitare ibyuma byacu yavugaga ko ashaka kwifata nka Miss tukamufotora. Iyo ugerageje kureba nk'umubyeyi we ubona inzozi zari nk'izihe, kuko uko muhorana n'amarangamutima kwereka ubona hari ikintu runaka akunze, ubona ari iki? Mwana wanjye rero akunda ubumesi cyane. Ubu ngubu ngo ni Miss nomero 3 niko yiyita. Ubundi iyo ashatse yifata nka Miss bakamufotora, ariko akunda ubumesi cyane. Ikindi cya kabiri akunda umuziki. Ni umucuranzi pe, aho ari hose aba ari umuziki. Kubera Imana wenda ashobora kuzabona ubuvuzi. Imana irashoboye byose, inzozi ze akaba yazigeraho. Nubwo byagorana ariko hari igihe byakunda cyane. Bebe bite meze neza? Bebe aragukunda? Nukuri uri umwana mwiza, uri Miss nimero 3. Reka da ifate nka Miss turebeze. Ifate nka Miss turebe. Hanyuma tugana ku musozo wenda w'ikiganiro tugiranye, ni iki wumva wifuza ku nzego za leta cyangwa se ni iki wumva abantu bakurikira ibiganiro bitangazamakuru byacu bikora bagufasha ukurikije uko ubuzima bukomereye? Ikintu nakwifuza bamfasha ni ukuri ari abo mu Rwanda ari abo hanze y'igihugu, hagize ubona kino kiganiro akumva akozweho, bagerageje kumfasha umwana wanjye ngagerageza akavurwa, nibura nkabona arahagurutse, ni ikintu cyanezeza cyane. Nubwo nibura yagenda ari kuvuga yenda ibyo avuga umuntu arabyumva, ariko kugenda nicyo kintu cyo kinyica. Hashyitse yananiye, maze kunanirwa kumuterura, kugira ngo tumuterure ni ukubera ko ufite undi muntu ugufasha kumuterura aho yicaye kugira ngo umutware kuryama. Urumva ni ibintu bigoye cyane, ibintu bigoye. Ni umwana ushaka ubuzima bwe bwose burahenze mu by'ukuri. Rero hari aho bishyika ngiye mwumva birandenze. Ntabwo byabura, turi abantu hari igihe umubiri unanirwa ariko umutima ugomba gukomera kandi ukiyongera imbaraga. Ihangane.
ihangane ayo ni amarangamutima yawe kuri we kuko ni ubuzima bwawe kandi igihe uruhanye nawe ni cyinshi ni kinini ntabwo byabura. ngira ngo Claude wenda tutarasoza wenda icyo navuga icyo nabwira abadukurikiye baba ari abakurikirana Ijabo Media TV, ari abakurikira Ishyo TV, abakurikira Primo, abakurikira Umugezi TV ndetse n'abandi bose tuzatanga inkuru, nimugire umutima wa kimuntu kandi mugerageze gushyigikira Kamikazi. Kamikazi n'umwana uvuga, n'umwana useka, urumva ko ubwe yamaze no kwishyira kuri Miss namba 3, urumva ko umwana afite inzozi, afite gutekereza, afite urumva umubiri urakora, arabura icyo kintu cyo kuba umutima ufite ikibazo. Mabashoboye gusenga mu musengere kandi abafite ubufasha muze dushyigikire. Ngira ngo umuntu wese uzakora kuri iyi nkuru izageraho rwose basi nibura uzareba undi muntu umwe yoherereza, ariko tubasha gukura ubuzima bw'umwana mu kaga. Kandi cyane cyane ku bantu bizera Imana bakunda kuvuga ngo burya abahinduriye benshi gukiranuka baza nk'inyenyeri, ariko se niba ushobora kugira umwana nk'uyu ukaba wamufasha ejo akaba yagira ubuzima bwiza akagera kuri za nzozi yari afite, ntekereza ko nawe wazajya wicara ukumva ko hari ikintu wakoze mu buzima bwawe kandi ukumva ko kiguhesheje ishema kandi n'Imana ikazakiguhera umugisha. Ngira ngo Claude rero nubwo butumwa nendaga guhereza abandi bantu badukurikiranye kubw'uyu munsi kuri aya mateleviziyo yabashe kuboneka hano n'aba bantu tuzatagenga iyi nkuru, hanyuma nagusubiza umwanya wo kugira ngo arakoze cyane Olivier, twafatanije muri iki kiganiro. Sinzi ntago biba byoroshye ariko abantu mureba nyine iyi nkuru murabyumva, murabona ko imyitwarire ya Kamikazi ni imyitwarire y'umwana nyine uzi ubwenge, kabone n'ubwo yagize imbogamizi z'ibi bibazo yahuye nabyo, yaba ubwo burwayi bwo kuvukana umwenge ku mutima nk'uko mama we yabitubwiye, ndetse no kuba afite ubumuga bw'ingingo bituruka kuri icyo kuba atabasha kugenda, kabone n'ubwo agejeje imyaka 12 kuri ubu. Ni ibintu umubyeyi wese byakoraho, ni ibintu umuntu wese ugira umutima byakoraho, ariko nk'uko mumubona ni umwana uri dinamike, ni umwana ushoboye, aramutse abonye ubufasha akavurwa no kuvuga byazaza kuko aravuga ibintu ukabyumva. Niba nta kindi mama we yongeraho ndumva twasoza. Icyo nakongeraho ni ukubashimira kandi ndimo no gusaba abantu, umuntu uri bubone ino nkuru rwose ko yagerageza uko ashoboye uko ariko kose muri bino bihe ntabwo bigoye, na covid yageze ku bantu, ariko uko umuntu uwo ari we wese yashobojwa Imana yamuha umugisha cyane. Ko nanjye ndamutse mbonye umwana wanjye ahagurutse agiye, ntabwo mbizi ijambo navuga. Urakoze cyane kandi wakoze kwihangana no kutwemerera tukaganira mu buryo bukomeye, n'uburyo bugaragaza amarangamutima koko, kandi kuba umaze imyaka yose uhanganye n'ikibazo cy'uburwayi bw'umwana byagusubije inyuma mu buryo bw'ubukungu bugaragara, ni ibintu byagufashe ku marangamutima, ariko ni ubuzima tugomba kubana nabwo. Kandi nanone Imana itanga ikigeragezo umuntu ashoboye kwihanganira. Ubwo yabonye uburwayi bwe uzabana nabwo, ariko igihe kizagera wishime, ukomeze umusekere nk'uko ubona abigusaba kenshi. Reka namwe mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikira iki kiganiro tugiranye n'uyu mubyeyi wa Kamikazi Daniella, n'umwana ufite ubumuga mwabonye, yavukanye umwenge ku mutima ndetse bimuviramo no kugira ubumuga bw'ingingo. Ku myaka ya 12 ntabwo arabasha guhaguruka ngo atambuke agende nk'abandi bana. Ni ibintu byamudindije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba mu myigire no mu mikorere y'umubiri ku buryo busanzwe. Reka tubashimire kuba mwafashe umwanya mugakurikira, kandi twizere ko mukozwe ku mutima n'iki kiganiro, kandi ko mugiye gufasha uyu mumama kuva mu bibazo ibyo ari byo byose. Icyo wamufasha cyose, ni umuntu uba mu bukode, ni umuntu urya uhashye Kigali murabizi mwese, ni umuntu ufite ubuzima bukomeye. Natwe
ubuzima turimo buradukomereye ariko byibura twebwe dufite uburyo bwo kwideplasa ariko we kubera uburwayi bw'umwana ni umuntu waziritswe nabwo aba mu rugo gusa yita ku mwana we kuko nkuko mu kiganiro twagiranye yabivuze biranagoye gusigira umwana ungana gutya abakozi abantu barinuba nabo ntabwo twabarenganya umwana utari uwawe ngo umwana wundi abishya inkonda ni umugani abanyarwanda bavuze bimusaba rero gufata umwanya akamubaho nagira ngo tusoze ikiganiro utange nimero yawe ya telefone haba uwagufasha mu buryo bwo kuguhamagara kuguhumuriza no kukuganira nawe haba no kuba yagutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo bitagera ku bushobozi bwo kuvuza ariko wabona n'ubundi buryo uko wirwa hano utajya gukora ntabwo nyirinzu bareka kubara ntabwo inzara ireka kukubaza n'ibintu byinshi waduha nimero yawe ya telefone hanyuma tugasoza ikiganiro. Nimero yanjye ni 0782 46 58 55 0782465855 ikwanditseho byanditse ku yahe mazina? Mbabazi Jovia. Mbabazi Jovia. Arakoze cyane Mbabazi Jovia na Kamikazi yatwakiriye mu rugo iwabo. Reka mwese tubashimire ubundi twizere ko Imana igiye kubashoboza mukagira icyo mukora tukazagaruka dushima Imana muri uru rugo. Reka mbasezere nshimire abanyamakuru twafatanije bose haba Ijabo Media TV, Mugezi TV, Premium Media Rwanda namwe mwese mwadukurikiye Imana ikomeze ibishimire.